umva ku murongo wa 10 ngo kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo yambanguriye umugeri za nshuti zari za magara za zindi zabatenguke nibanga wazibwiye zararimennye nabyo wabibwiraga byose baragiye babishyira hanze wumvura banze wumvuriyanze uravango naramwizeraga none niwe wangiriye nabi umva Bibiliya bivuga ngo zirya mwizeraga nubwo zabakomerekeje Imana iracyabafitiye andi mahirwe mwari muzi ko ari abantu bafite ibikomere by'inshuti bizeraga tarama shakosa ona mana sirimi ko shalama derima seko shatarako shaba uriya wasite rako shama sidebo abana bawe barapfukamye mwami baragusaba umva gusaba kwabo subiza kakanya gupfukama kwabo mwami baciye bugufi imbere yawe mwami barapfukamye baciye bugufi mwami baragusabye mwami dore iruhande rwawe hamaze guhagarara marayika w'Imana iruhande rwawe hamaze guhagarara marayika w'Imana twaduhinja bagendana bene hano muratuzi twatundi twabamfasha za zindi ni za bucura za mfura za zindi bajya bagenda bakenye hano zikorera hafi sha umwanzi yakwegereye Imana izi ntwari ikoresha iyo ari kure kandi izi ntwari ikoresha turahimbaje tunasenge Bibiliya iravanga amateraniro agirwa n'ibyiciro bitandukanye harimo kuririmba harimo kubwiriza ubutumwa harimo kwigisha harimo uburyo bwinshi reka dufate umwanya dusenge se wahaguruka ku maguru yawe tugasengana reka dufate umwanya dusenge hari zaburi numva yazindutse imfasha ivuga ngo Mana n'abamburanye Zaburi ya 35 Imana iburane n'abakuburanye ndashaka ko tuyisengeramo duhagaze reka tuyisome tuyisengeremo hari message nahawe Imana yambwiye ngo ndiyemeye icyifuzo cy'abanzi bawe ko gisohora ntabwo Imana iri bwemere ko icyifuzo cy'abanzi bawe kibihame oya ushaka ubimbwire nk'abantu nk'ababiri babwire ngo Imana yanze ko icyifuzo cy'abanzi bawe kibihame ntabwo yemera ko kibiki ihame reka mbibwire uyundi hafi ntabwo Imana yemeye ko icyifuzo cy'abanzi bawe gisubizwa cyangwa se kibihame ntabwo Imana iri bubyemere mbibutse ko iyo umuntu arwaye hari abava ngo tuzareba uko bizagenda abandi bakaba ari ku mavi babwira Imana ngo Mana wamudukirije tukamubona ari muzima abandi batisha arakagwa ku gisasiro arakasha ariko Imana ntiyemere ntabwo iri bubyemere ko icyifuzo cy'abanzi bawe gisohora irabyanze kandi yabihakanye ntabwo ibyemera ntabwo Imana yemera ko icyifuzo cyangwa isengesho ry'ababisha bawe risohora urabyakira uvuge ngo amen haleluya Zaburi ya 35 reka dusome mu izina rya Yesu dusome mu izina rya Yesu aha Uwiteka burana n'abamburanya aha rwana n'abandwanya itsa hari akitso Uwiteka burana n'abamburanya Uwiteka burana n'abamburanya rwana n'abandwanya n'amagambo abiri burana n'abamburanya kabiri rwana n'abandwanya amagambo nabiri Imana iburane n'abakubura
n'abamburanya irwane n'abakurwanya. Haleluya. Hari umuntu ubyumvisha avuga ngo haleluya. 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 Iri ni isengesho rindamukiyemo muri iki gitondo. Imana iburane n'abamburanya irwane n'abandwanya. Akora mbabwire kandi unamaze gufashwa byarangiye. Haleluya. Hari akantu ndabizi ko amaboko yawe ntacyo ashoboye. Hari aho umuntu ajya agerageza akananirwa, ariko iri sengesho rivuga ngo Uwiteka we, Uwiteka we, Uwiteka we, burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Imana igiye kurwana n'abakurwanya. Izina rya Yesu. Imana igiye kuburana n'abakuburanya. Izina rya Yesu. Haleluya. Ina muntu byumvisha atere haleluya. Komeza numve, komeza usome numve gatoya maze twisengere. Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Enda ingabo nini uhagurukire kuntabara. Umva ijye witsamo gatoya sha, ujye witsamo gatoya. Enda ingabo nto nini. Muziki Imana ibiri kuvuga mwari rasengesho cyangwa umusenzi wasengaga yaravuze ati nawe ugira intwaro zitwa ibifaru na zirya bavango ni sinzi uko bajya bazita Putin. Njya numva vutenga ibitwaro ndamenya niba ari kirimbuzi niba ari ntaki ndamenya tukabimbaze. Aravanga ibyo byose Mana nawe urabifite kuko Putin ntiyabigira ngo wowe bibure. Enda ingabo nto nini ni mbese enda intwaro nini n'intoya. Ahakenewe mashini ganu yikoreshe papa. Umuntu usenga neza umva isengesho riryoshye. Ahakenewe igifaru gikoresha, ahakenewe mashini ganu yikoreshe, ahakenewe karicina kofa niba ari kaci uyikoreshe, ni ahakenewe Atuwa. umva munyumve neza abantu twateranye uyu munsi. Ahantu ugeze mu rugamba rwawe Imana izi ntwari hakenewe. Imana izi ntwari igize ute ihakenewe. Munyumve ntabwo intwaro zose zikora ahantu hose. Hari izikora hafi twaduhinja bagendana bene hano muratuzi twatundi twabamfasha za zindi ni za bucura za mfura za zindi bajya bagenda bakenye hano zikorera hafi sha. Umwanzi yakwegereye Imana izi ntwari ikoresha. Iyo ari kure kandi izi ntwari ikoresha. Mu rugamba uri kurwana aho bigeze Imana yegura intwari hakenewe. Niba ari intwaro y'amafaranga Imana yihagurutse, kuko hari ahadakenerwa ikindi hagakenerwa amafaranga cyangwa ikindi kintu. Mbariza ngo urugamba uri kurwana urabona ukeneye iyihe ntwaro? Mbariza mwene so intwaro ubona ikenewe mu rugamba rwawe ni iyihe? Mubaze sha, mubaze sha ngo mu rugamba uri kurwana urabona hakenewe iyihe ntwaro? Ariko Mana yanjye ndafa. Reka mbabwire iri teraniro iya haleluya ari masenta rabo. Urugamba uri kurwana Imana iraguha intwari ikenewe aho hantu. Amen. Urugamba uhagazemo Imana iraguha intwaro yo gutsindisha bingana naho uri kurwana. Haleluya. Sikia nindu byakira vuga ngo amen. Rero mwitonde gusenga burya ubundi mureba turatahana igisubizo. None ubwo ntangiye senga, ubwo ntangiye nerekwa, turatahana igisubizo none. Biraba ndikubona amazari byamaze kuba. Dore iruhande rwawe hamaze guhagarara marayika w'Imana. Iruhande rwawe hamaze guhagarara marayika w'Imana. Mubwire ngo iruhande rwawe hagaze marayika w'Imana. Ntabwo tugipfuye ntacyo tubaye turi kumwe. Ntabwo tugipfuye ntacyo tubaye
sokimara inyota sokimara kama hahirwa umuntu wakumenye Yesu hahirwa umuntu wakumenye soko we sokimara inyota soko we sokimara inyota sokimara kama hahirwa umuntu wakumenye Yesu akantu ushaka kuvugaho gatoya karavuga ngo iki? Soma numve endi ngabo nto nini endi ngabo nto nini Imana ingabo nto ni nini. uhagurukire kuntabara Uhagurukire kugira gute? kuntabara Uhagurukire kugira gute? kuntabara Ninde uri gutabaza Imana? Ariko hari umuntu yari gutabaza Imana. ni njyewe pastor Uhagurukire kuntabara ihagurukire kugira gute ratasha? kuntabara Bahungu banjye ihagurukire kugira gute kuntabara Donc Imana ihagurukire Imana ihagurukire kugira gute? Aha, komeza numve. kandi ushingura icumu mu ntagara Ushingura icumu mu ntagara wimire abangenza wimira abangenza wimira abarozi wimira abagambanyi wimira abagome ibimire abakugenzi bimire abagutera ibimire abakwirukangana ibimire mu izina ryande we yimira bakira gutesha wimire abangenza aha ubwire umutima wanjye uti ni njye gakiza kawe aha abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro abashaka ubugingo bwanjye bagire bate? bamware bagire igisuzuguriro abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma baterwa ipfunwe babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Ako kantu mwawikirijaho marayika w'Uwiteka nyire gute abirukanisha? Ariko reka mbabwire muza abadayimoni mujya mubumva mwari mwababona bagaragara mwari mwahurira nabo mu giporoso ariko n'uyu mwanya umaze iminsi ukirana nabo. Umva rero marayika w'Imana agiye kubirukana. Marayika w'Imana aradukubitira intambara zahamagawe n'imyuka tutazi. Marayika w'Imana abirukane. Erega hari abantu Yesu atakwirukanira bikagukoraho. Ngewe ndimo ndumva muri iki kirere hari umuntu ufite intambara ku buryo Imana nitamwirukanira bamuhagurukiye biramuteza ikibazo. Dore rero igisubizo. Aba bantu bari baguhagurukiye bahagurukiwe na shitani ari ubahagurukije. Marayika w'Imana agiye kubirukana. Agiye kugira gute? Birukana. Ariko wari wagira intambara ukajya wibaza ngo aba bantu ninde wabanderereje? Mu kazi bakaguhagurukira, mu rugo bakaguhagurukira, aho wicariye bakaguhagurukira, ukajya wibaza aba bazanywe nande? Abo rero bakurwanya nta mpamvu. Marayika w'Imana aragira gute? Arabirukana. Aragira gute? Abakwangira ubusa bakorwe n'iki? N'isoni ngo bamware. Uziko ari abantu bakwangira ubusa ntacyo batwaye. Umuntu agaguruka akakwanga kugeza ubwo abikwereka. Umuntu akakuvuga amagambo y'ibinyoma kugeza ubwo umubona ukamumenya. Umuntu agaguruka akaguteranya n'inshuti n'umuryango n'abavandimwe akabagonganisha imitwe. Uwo muntu ni mubi, ni intumwa ya Satani. Marayika w'Imana amwirukane. Marayika w'Imana amucyahe. Marayika w'Imana amucecekeshe. Marayika w'Imana haleluya amwirukane. Uko hari abantu Imana igomba kutwirukanira. Hari abantu Imana igomba kutwirukanira n'ukuri. Bwana sifiwe. Niko mbabaze guta umuntu arara gucuragura utaramutumiye ngo akurinde ijoro nta n'igihembo mu akarara yiruka inyuma y'urugo rwawe. Bose marayika ndakwiriye kumwirukana n'ukuri. Uwo muntu wigize umusekirite iwanyu akarara byinagira inyuma y'urugo mutamuhemba, mutaramwemvise, mutaramutumiye, akarara birukanka inyuma mutaramuhaye invitation. Marayika w'Imana agira ute? Amwirukane. Bwana asifiwe. Guta umuntu agenda n'izina ryawe atarakwisa izina,
agatwara izina ryawe, agatwara ifoto yawe, agatwara umwenda wawe, agatwara uw'imbere, agatwara uw'inyuma, agatwara uwahe atarayikuguriye. Marayika w'Imana agira ate? Amwirukane. Ariko abantu barimo banyumva tuvuge ngo amena. Muhaguruke tugiye gusenga yemwe, muhaguruke nta muntu ugomba kwica. Erega ndimo ndasenga. Ahubwo ndi kugira ngo numvikanishe isengesho ryanjye. Niko iyo ujyana bakaguhanurira ngo barakuroze, uwakuroze yarakuzanye ku isi akuroga, yafashije Imana kuvuka kwawe, arinda kugirira nabi kugeza ubwo ubayeho nta mugisha, nta biryo, nta gikoma, nta icyo ubonye gica mu myanya y'intoki. Uba wakoze ukagira ngo uhahira mu mufuka utobotse, ibyo ugerageje bikanga, wagira ngo bagukunde ejo bakaba baragutaye. Ubikora wese marayika w'Imana agira ute? Amwirukane. Agira ute yemwe? Erega we niwanga gusenga we arimo arahamagara ikuzimu ngo nimuze mumfashe ndebe ko nakica uyu muntu. Mbibutse ko abadasenga bararaguza. Iyo umuntu adasenga araraguza, kuko umuntu wese agira ibibazo, ariko aho dushakira intsinzi haratandukanye. Twebwe rero tuyishakira imbere y'iki? Y'Imana. Abandi nabo bakajya mu bapfumu, bakajya kuraguza, bakajya Tanzania, bakajya hirya iburasirazuba, bakagenda bakajyana amazina yacu, bakavuga ngo uriya mupasiteri aratuzengereje, bakagenda bakagerageza sha. Umva rero, turareba Imana iri busubirishe umuriro. Imana isubirisha iki? Umuriro. Kongera tuvuge ngo fire, fire. None Imana irasubirisha iki? Umuriro. Kandi nuva abadayimoni bavangiwe, turabavangiye n'ukuri kw'Imana, turabavangiye pe, turabavangiye. Haleluya, 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 haleluya. Hey, hey, hey. Hey, haleluya. Imana iri busubirisha umuriro. Iyo niyo Mana nyamana. Mbwirira uwo muturanyi ngo imirimo umurozi wese yakoze ku buzima bwawe none irapfa. None irapfa. Imirimo yose umurimo ya umurozi yaba arakoze ku buzima bwawe irapfa. Ndikumva Imana imbwira ngo igiye gukiza abantu bari barwaye. Nona mugiye gukira, muri ku kidendezi mukiriraho. Iyo ndwara irakira. Wari uzi ko nta ndwara Imana idakiza? Hari indwara Imana idakiza? Ibaho. Mubwire ngo indwara yose Satani yari yaraguteje, none siku ya leo, uyu munsi, today, tonight, aujourd'hui, Imana yawe iravuze ngo urakize, iravuze ngo urakize. Ninde uzakiriye atera haleluya we? Umva, ubundi ibanga rya mbere ryo gutsinda ni ukumva amakuru. Murumva Imana iri kubaha amakuru cyangwa ntayo muri kumva? Kambabwira amakuru. Muzi none turi kumwe nande muri iri teraniro? Mbabwire general turi kumwe mu ijuru. Turi kumwe na Mikayire urwana intambara. Mikayire. Turi kumwe n'iteraniro ry'abamarayika. Muri rusengero turi kumwe n'iteraniro ry'ingabo zo mu ijuru. Ingabo zo mu ijuru ziri muri iri teraniro. Subiramo ngo ingabo zo mu ijuru. Ingabo zo mu ijuru ziratugose. Nino nyakira avuye ngo amen. Turi kumwe n'iteraniro ry'abamarayika. Kandi ndabona marayika ukomeye hano muri iri teraniro. Marayika ukomeye yageze muri iri teraniro. Marayika ukomeye yageze muri iri teraniro. Marayika ukomeye yageze muri iri teraniro. Hari ikintu umwuka w'Imana mbwiye. Ndabwiwe ngo mwe mwazindutse, mwebwe mwazindutse, muhawe iminota 5 yo gusaba none mugahabwa. Nona
funga iyo miryango abaza basabira inyuma cyangwa barorera kinga mwebwe saba nona mu minota 5 icyo usaba uragihabwa icyo usaba uragihabwa urabyemerewe saba Imana yawe ibwire Oria baseta rama shakosa Ona mana sirimi kosha lama Derima seko shata rako shama Oria wasite rako shama sidebo Abana bawe barapfukamye mwami baragusaba umva gusaba kwabo subiza akakanya gupfukama kwabo mwami baciye bugufi imbere yawe mwami barapfukamye baciye bugufi mwami baragusabye mwami baragusabye mwami w'abami baragusabye muri by'ijuru n'isi baragusabye Elia baba basekera makoshama Eli baba sekara bashaima Ori baseta rako shama imbaraga zawe mwami akakanya ubusabe bwawe burazamutse ijwi ryabo rirazamutse ijuru rirakiriye ubusabe bwabo ijuru rirasubiza ubusabe bwabo aya magambo batuye iryo jambo bavuze rishingikire mwami w'abami subiza marama masekerema ori bashakora amasokesha imbaraga zawe mwami reka bagipfukama usubize mu ngeri mwiza subiza icyo avuze ku mutima icyo yatuye gikore icyo gisubize mwami icyo avuze gisubize icyo asabye gikore icyo asabye nikibe mu izina rya Yesu iryo shimwe ni ryawe tuzagushima mwami w'abami ubwo busabe mwami basabye aka kanya bapfukamye bari imbere yawe kora ori basotara makoshaba bikore Yesu bikore mwami w'abami bikore Jehova Shama bikore Jehova Dire subiza mwami subiza uko batatse uko bavuze uko babyatuye babivuze bakabyatura n'akanwa kabo bakabivuga mwami bumve basubize bikore subiza Jehova Shama subiza Jehova Dire kora masa eri bashako ramasa imbaraga zawe mwami reka zigaragare hindura akakanya nibimenyekane kare wowe Imana nibimenyekane kare ukiza nibimenyekane kare usubiza imbaraga zawe mwami w'abahanga uri umukiza wacu urakoze Yesu bagaze kumanga imbaraga zawe Bwana we utayudakuramo iyo ndirimbo muyigume bishaho aho haguruka ku maguru yawe nkubwire wizera Imana iyo usaba urayizera nonaha mu bintu byinshi usabye mu kwezi kwa 4 kutarenze urabusubijwe ibintu bitatu umva kubera iri teraniro ry'uyu munsi hari abantu Imana yongereye imyaka yo kubaho mukabaho mukongera mukabaho uzarya ibyiza by'amasezerano Imana yaguhaye ibyo bintu uko ari bitatu mu kwezi kwa 4 uzaba ubishimira Imana ninde ubyakiriye atera haleluya ongera uzamure haleluya umva rero wakiriye message si cyo gihe cyo gukorwa n'isoni urabyakira ntabwo ari cyo gihe cyo gukorwa n'ukuri pe umva uko igisubizo cyavuze hagarara niba utarwaye niba urwaye wicare niba umva uri muzima hagarara yewe vuga ngo pastor mfashe ngufashe
nanjye rero mfasha unyumve neza ibyo bintu ariko birimo neza birumvikana. Hari abantu badashaka ko mbafasha n'ukuri mbafashe kandi Imana yanjye iri kumbwira ngo n'ukuri iragufasha iragufasha muri uwo mutwaro wikoreye iragufasha aho hantu hakugoye irahagufasha muri urwo rugamba rugukomereye irahagufasha muri ibi bihe ugiye kwakira ubufasha buturutse ku Mana. Ndagufasha da reka ndisoze mwumva uko hasoje havuga. 6 abanzi banjye banyifuriza inabi bati azapfa ryari ngizina rye ryibagirane. 7 kandi umwe muri bo iyaje kunsura abashunga mpengeza ntarasohoka ngo aruvemo nikose ntarapfa bazarunguruka ntibazabibona bazahengeza ntabyo bazabona. Umva uyu ari gusenga iri ni isengesho nababwiye iyi zaburi ni isengesho ndimo ngiyo umwaje kundeba ngo abareba ngo bite mwaramutse abakuru ataracyariho tariko sha cyakoze wari umugabo tariko arakubititse abaje kureba ko utari wapfa ariko Imana ikavati humura bazajya bahengeza bagaruke bahengeze bazajya basanga uri muzima bahengeza ariko bazagaruka bajye basanga uri mu dore nk'uyu muntu Imana iri kumbwiraho uyu Imana irambwiye ngo umutungo wawe umwanzi yaragiye aragusahura arangije arakurya usigariye ku kantu gasa n'ahari amanegeka. Imana irambwiye ngo ibyo wambuwe ibyo wanyazwe ibyo umwanzi yariye biragarutse. Icyambere umuntu yaragiye umupaka uri hirya ari ugi Burundi ni hehe uciye mu Bugesera bawita ngo iki wambuka Bugesera ariko ugakomeza ugi Burundi bahita ngo iki Ndemba wowe utuye he mu Mutara niho utuye. Dore umuntu yambukiye hariya araza amaze kuza arafata yafashe ikintu gikomeye araza twara ikintu cyitwa umugisha wari ufite kandi yakoresheje umurozi ari Burundi nahari tiwari ufite amafaranga ugashiduka ibihombo bije Satani akakurangiza utazi kurangiye niwe wabikoze. Dore yambukiye hariya arambuka araguterereza nushaka kumureka mikrofone guhera nona n'uyu mwanya wari ufite uburwayi Satani yagutererezaga ukaberwa ibintu rwari byari byo Imana iragukijije urabohotse kandi uri umukozi w'Imana uzakorera Imana ubuzima bwawe bwose uzabaho neza uzatera imbere urubyaro rugukomokaho uzakorera Imana wowe uri imbuto y'Imana itazabona. Dore ufite umugisha ariko umwanzi yari yarakuriye. Ese agarurirwa ibye agarurirwa ubuzima agarurirwa agaciro ke agarurirwa iterambere rye rigaruke tuvuge ngo bigaruke. Turiya mukozi w'Imana mu Mutara wari ufite y'inka ntazapfuye munsi zipfamo wabonaga ari iki kizica ni wowe wabonaga ipfa ry'izo nka zari iki wamenye ko arimo no kuziroga warabimenye. Imana yambwiye ngo umwanzi uko ari yarahagurutse kugira ngo akuzimye ibyawe byose guhera none. Imana irambwiye ngo ntanka izongera gupfa kandi zigiye kororoka zigwire. Dore Uwiteka gushyize hejuru kuko ari Imana igushyize hejuru. Wakoreye igihugu n'uyu munsi ukigikorera. Imana irambwiye ngo byo mfite. Imana irambwiye ngo hari amahirwe agiye kuza kubw'igihe ukoze iki gihe cyitwa gusoza imirimo yawe. Uzabona ukuboko kw'Imana kuremerera imyuka ari yarakuremerereye. Ariko ndabikontorova yagute ko numva iki kirere ko numva iki
iki kirere ko kiri mu imvura badi, iki kirere ko numva kirimo amazi y'Imana. Ya nino nyakira avuga ngo amen. Sha harako nukuri ko Imana kandi we ngiye sinyababwira ko ntari umusevire. Munsi umwe muzabona natumbagira amaguru yavuye hasi neza. Hallelujah. Hallelujah. Timureba none hari igitangaza urasohoka ufite ikimenyetso cyacyo none apana none uyu munsi ndumva hari abantu none turagera 2:00 z'umugoroba ubwo tuza gusoza iriteraniro. Hari abantu muri abamufite ishimwe ry'ibyavu dore aha ndabona reka mbibabwire uko bimeze. Murabona iyo umuntu ahagaze kuri robine ategereje amazi, ndabona Imana ipfumura amazi agasa naje atunguranye, abantu bakareka amazi menshi. Noneho Imana irambwira ngo kubona amazi agiye kuza bitunguranye niko abantu bari busohoke bapfubirana n'umugisha wabo, barapfubirana n'igisubizo cyabo, kuko hari amarira utaza kurira uri buze kuyahorezwa hano. Ino nyakiriye avuga ngo amen. Haraka abanyafurika mujye muvangwa I receive. Murakiriye I receive. Murakiriye uzi ko uyu muryango, dore uyu muryango hari abantu barasohoka baseka, basetse, batembagaye, basetse, bakwengwenutse, hari baraseka batembagaye batari ko se. Noneho Imana ikorera na hano tukicaye. Donc Imana yashaka kugukorera ukicaye hano mu rusengero, ukicaye. Uzi ko n'ubundi kuvuga hari abantu bari gukira. Hari umuntu waje ameze nabi atubwira uko yumva ameze, nona yaje yumva ameze nabi. Urumva umeze gute? Hari atubwira ati ndi kumva ngewe natangiye kubohoka, nagire gutya zamura ukuboko. Waje umeze nabi none uri kumva atangiye kubohoka. Aba kwese hano umurwayi arataha yumva yabohotse, indwara utayumva, uburibwe utabwumva. Kubera ikirere nababwiye ngo hano marayika ukomeye yamanutse. Vuga ngo uri kumwe na marayika ukomeye, bimubwira uwo muturanyi wawe. Mumbabarire sindi bubwirize, ndashaka gusenga no guhanura. Mwumve ijambo rikomeye, 41 ku murongo wa 8. Abanyanga bose bamvugira mu byongorerano, bagira inama zo kungirira nabi, bati indwara ikomeye imubaye akaramata. Umva icyo bisobanura ako kaverise konyine. Abantu bibeshyaga ko ikibazo cyawe cyakubayeho bagiye gutungurwa. Bagiye gutungurwa. Abanzi banjye baramvugira mu byongorerano ngo ubukene bwe bumubayeho akaramata, indwara yimubayeho akaramata, ikibazo cyabaye akaramata. Umva munyumve neza. Abo nabanzi barabivugira muki mu byongorerano. Uzi ko ari abantu bakuryanira inzara bongorerana ngo ubushomeri mubayeho iki akaramata, indwara yimubayeho iki akaramata, kudashaka bimubayeho iki akaramata. Erega baye cyacumi cy'urusengero. Umva iryo jambo ntirizongera kuvugwa. Hari ikintu bakwise ko cyakubaye akaramata, Imana idashaka ko cyongera kuvugwa, ntibishaka ko cyongera kuvugwa. Abantu bakamenya ko mu ijuru hari Imana ikora. Mberutse kubabwira ngo ntabwo izi nyuguti ziriya zanditswe n'Imana, zanditswe nabi. Imana yiyeretse ibakorera ibintu barabyandika. Ibi ni ibyakozwe byanditswe. Baravuga ati twarayibonye, barandika. Twagendanye nayo, barandika. Umva ugiye kwandika ibyo ugiye kwandika. Ugiye kwa mu minsi yo kwandi igitabo cyawe ugiye kucyandika. Cyawe n'Imana yawe, uko mwagendanye, uko wayibonye, uko yakwiyeretse, uko yagutabaye. Igitabo nyakirivuye ngo amena. Nkorera kuri umuntu ngo nukuriye kuzandika igitabo cy'imirimo y'Imana, mukorasha kora kuri mwene wanyu hariya sha, mukoraho mwene wanyu, kora hariya mubwira tuzandika igitabo hano uzaho mwandika umubwire sha, mukoraho sha,
mubwira ngo ugiye kuzandika igitabo cyawe. Apana icyo gucuranga, gucuranga ntibihagije. Hari imirimo iva mu gucuranga. Hari imirimo kuvugira ntibihagije. Hari imirimo yo kuvugira muri iyi mikoro nkayivuga, nkongera nkayivuga, nkongera nkamanuka nkayivuga, nkayandika, nkayibwira bene data, nkayibwira hepfo n'amajyaruguru, nkabivuga. Iyo mirimo ugiye kuyandi. Reka dukomera aba bakozi b'Imana amashyi binjira Imana ibaha umugisha. Eri wasitarako shamasi. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngo baravanga indwara ikomeye ibaye iki? Akaramata niko bavuga. Uziko mbabwira amakuru. Muranteza amatwi. Aba profete b'Imana bicare mu bicaze neza. Umva mbabwire. Hari ikintu numva kigiye kubaho. Munyumve mu isi y'umwuka. Abanyamubiri none bafite akaga. Kuko yabihanuye Liliana akavango kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Reka rero nkoresha intege nke z'Imana maze zibature hasi. Intege nke z'Imana zirabarwaza sha mugasigara muvata, ariko none ko numva nanjye nafashwe we. Hari abantu baraza gutaha bafashwe, agenda yafashwe. Reka twongere Yesu amashyi menshi arayakwiriye. Haleluya. Hari umuntu umwe ntabwo bavugira Imana mu bwenge gusa. Igihe tunezerewe tubohotse, igihe twumva oroha, vuga ngo ndiyoroshya none, ntabwo ni oroha. Kuvugana n'Imana nuko oroha, nuko kugira ngo ubone Imana uroroha. Ntabwo wiremereza, uroroha. Ntuzana ngo ngewe ngo nasoma. Hari abantu bakunda kugenda baririmba ngo ngewe nasoma, rero ngo nasoma makerere harahidakora hari nahikora. Ntabwo ari mbi, ni nziza twarize, ariko mu Mana uragabanya makerere ukongera kumenya Imana. Hari undi uza ngo ngewe rero ngo nasoma Harvard. Umva urwara ni igicurane Harvard ukarwara, bagukoza ikiganza igicurane kikagenda ugasigara uvuga ati ariko se iki kinyagwa cyari cyaranzonze narize. Umva ubupfu bw'Imana nizo mbaraga z'Imana, intege nke z'Imana nizo mbaraga z'Imana. Twabyumvishe ngane ku musozo. Umva ka munani, abanyanga bose baramvugira mu byongorerano, barangira inama yo kungirira nabi, bati indwara ikomeye imubayeho akaramata, noneho ubwo aryamye ntazabyuka uku. Ariko njya nibaza, uziko hari abantu bibwira ngo uko ukumeze ngo byararangiye, ngo ukuri yameze ngo byagize gute. Noneho sha ntazabyuka ukundi, kuzongera kubona akazi, kuzongera kubona umukunda runaka aramutaye, kuzongera kubona yahagarara bigacamo, ugiye gutungurana. Subiramo ngo gutungurana. Subiramo ngo gutungurana. Umva ku murongo wa 10 ngo kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo yambanguriye umugeri. Za nshuti zari za magara, za zindi zabatenguke nibanga wazibwiye zararimenye, nabyo wabibwiraga byose baragiye babishyira hanze. Wumva urabanze, wumva uriyanze, uravango naramwizeraga none niwe wangiriye nabi. Umva Bibiliya bivuga ngo zirya mwizeraga nubwo zabakomerekeje, Imana iracyabafitiye andi mahirwe. Mwari muzi ko hari abantu bafite ibikomere by'inshuti bizeraga. Muri mwebwe uzi ko murimo, uzi ko ariyo yari gusenyeye. Irya wizeraga siyo yari gukuye mu kazi, irya wizeraga siyo yari gukubitishije inkubasha. Umva uko ijambo rya soje rivuga rero 11, ariko Uwiteka umbabarire umbyutse nubwo nari narananiwe, kugira ngo umbabarire. Dore ikimenyetso aho kivuye 12, iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu. Ikimenyetso cyuko Imana ikwishimira, umwanzi wawe ntavugirije impundu. Haguruka usenge, ntabwo nakubwiye kwicara none. Mugabanye twaje gusenga sha mwihangane. Mugabanye tuzasohoka muri weekend, tuzajya kwicara Marriott. Ubu twaje gusenga nta kwicara. Ikikumenyesha yuko Imana ikwishimira nuko abagutegereje wasebeye kwiyinanga,
bagiye gutungurwa utabariwe kuri iyi nanga. Bazatungurwa batari kuko twahiruka agacuranga azutsa ate ko twari tuzi ko azatahira imirya y'inanga. Umunsi umwe igiye gukora ibiruta inanga, igiye kukuremera igitabo cy'ubuhamya. Iyi nanga uzayicuranga wuzuye umwuka wera, uzajya uyivugana imbaraga z'umusaraba, uvuga ngo iyangiriye neza, ndayicurangira, ndayikorera niyo gukorerwa. Ikimenyesha yuko mwami wanjye unyishimira nuko umwanzi wanjye adashobora gukoma mu mashyi. Mu cyimbo cyo gukoma mu mashyi niwe Imana ihaye gukoma. Ho kugira ngo umurozi akome mu mashyi, Imana niwe ugiye guha gukoma. Ho kugira ngo abakurwanya bakome mu mashyi, Imana niwe ugiye guha gukoma. Aho kugira ngo abakugenza bakome mu mashyi, Imana niwe ugiye guha gukoma. Gukoma, 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 gukoma. Haleluya. Uva mubwi, iyo umuntu yasenze abona ikinyuranyo cy'icyabanzi bari bategereje. Iyo wasenze Imana ishyiraho ikinyuranyo. Ariko ndi kuvuga igifaransa icyongereza, ndi kuvuga ikinyarwanda. Hari umuntu uri kumva urundi rurimi tumusobanurire, dushaka umutranslation asemure. Ni wowe Imana iraha gukoma mu mashyi. Bwana sifiwe. Turi kubona iyo nda yawe izavamwe abami n'abamikazi. Amen. Nushaka uburi umugabo nawe afite inda, nanjye erega madame yatwise nanjye mba ntwite. None si byose muri izi nda zacu hazavamwe abami n'ibikomangoma n'abantu badasanzwe. Mfite utwana dutoya ariko njya ndeba n'utwami n'utwamikazi. Mwebwe rero muri abatwaresha, muri n'abatambyi b'ubwami. Nicyo gituma ijambo muvuga riraremereye. Ushingura ya miheto abanzi badutengana, ushingura ya macumu mu bibanza byacu turubaka, uvunura imirima yacu turahinga tureza. Baratwibutse twoherereza ijambo ry'ubuzingo riturengera. Twari mu mpinga, twari mu mpinga z'ijuru, twambaye ubushwambagara, imisatsi yatonze ikime, utwereka imbabazi. Uvunagura ya miheto abanzi baduteranya, ushingura ya macumu mu bibanza byacu turubaka, uvunura imirima yacu turahinga tureza. Baratwibutse twoherereza ijambo ry'ubuzima riturengera. Erega si twe twenyine twuzuye uwo munezero, hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga. Ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi hose, bari iwacu naho bararirimba baranezerewe. Erega si twe twenyine twuzuye uwo munezero, hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga. Ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi hose, bari iwacu naho bararirimba baranezerewe. Ingero zitora babirije yankoreye, ingero z'ababwira nta mirimo zaririmba rwa rukundo banyeretse kuko iminsi hayindi zizibagirwa. Ingero z'ababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo banyeretse kuko iminsi hayindi zizibagirwa.
gusa umfata umwe, fata umwe gusa, fata umwe, fata uwo muntu umwe, fata uwo muntu umwe. Telima lako sala kosha laka site kosha ma. Fata umwe gusa, dufate benshi. Urashaka akazi? Nari ngiye ukakwimisha. Ariko reka ikaguhe. Uzibeshye ukiranirwe. Kandi uhere none uguma. Nkurere ngucunge nkunge nkunekeraho. Uzakata uzongera gukata. Se bara abapagani wabarekuye ushaka iki? Nta bahungu muri kumwe basinda. Barahari ntibahari. Bakwigisha nawe kunywaho warabananiye. Ariko ibindi nta kibazo kandi wowe ndakurega. Mbivuga byose murame kandi nudahinduka imyaka 6 bazayigufunga. Hagarara muri korari, hagarara ukorera Imana. Dore Imana igiye kuguha akazi ariko kandi urasabwa gusa nuko Imana ishaka. Uranyumva? Uzasa nabizabona. Bazagufunga dore amapinga arakugenda kureretaho. Nutahinduka ngo ujye mu rusengero ukizwe bazayafunga imyaka 6 izakurangiriraho. Uzakirizwa muri gereza. Kandi ganye mutumye ncoko simwebwe mwazanye ibibazo mureke dusenga Imana dusa neza turabera iraturega nyine si byose timuzakunde ko ibavugaho cyane gusa ngiravuga ibyiza yana kuvugaho nabo gapfo munsi. Hari uwo mberutse kubwira ndamubwira nturapfa mwana ngo ariko nkawe wajyaga hehe ndavuga ntarapfa. Umugore we wari kundi ngo kuba umupasiteri ngo hanura ibintu bibi ngo wamujyana gahe ndavane nabivuze mushake munduke kandi muhana isaha kuwa 4 saa 10 za mu gitondo yari yavuye mu mwuka. Barangije ntibampamagara bamuhamba kuwa 6 ku cyumweru bahamagara batejo twaramuhambye baraceceka kubera ko bari bantutse ngo mvuga nabi ngo ndamaze. Ushaka kuvuga ibyiza gusa mudakiranuka izabanika. Ntabwo murabona abandi Imana yanize. Uyewe sha wumvishira bumva mutima mucyo mu rutiba. Tugiye kwakira ngo mwicareho gato nagira abafite kabakire. Ikibazo wagize cyatangiye ryari? Buna yondo hagarara hari hagarara aho cyatangiye ryari? Ikibazo nagize cyatangiye mu 2011 niba nibuka maze gukora graduation ya kaminuza. Ya kaminuza yaki? Ya kaminuza 2011. Ugiye kwisanga wisanga ibintu bikubayeho turi kumenya iyo biva turi kwimenya iyo bituruka. Waturutse turutse Kimirongo. Kimirongo. Ninde wakuraritse? Ejo ninjoro narabakurikiranye kuri televiziyo hazajya numva muri kuvuga ngo hari umuntu wicaye mu ntebe kandi ngo afite ikibazo gikomeye ngo bishobotse yaza. Nibwo navuga ngo reka ndebe wumvisha ari wowe reka ndebe ukuntu uyu munsi naza hano. Timureba umunsi yakoze graduation yiwe haje umuntu kwa kundi mutumira abantu. Ikintu yakoze ni kimwe, mwariye ku mugoroba murimo musangira murya ibyo kurya ari nimugoroba kandi hasa naho hatabona. Siko byagenze? Wari umuryango umwe uteranye. Dore ikintu yamukoreye ni kimwe gusa, yaragiye akora ku ikanzu wari wambaye, arangije afata ku byo kurya mwarimo murya, aragenda abitanga ku mandwa z'abarozi birya bavango ni imandwa. Kuva uwo munsi yishe ubuzima bwawe, ubayeho nk'utarize, ubwonko bwawe busa naho budakora neza, ubuzima bwawe yarabwishara buhamba. Tugiye kumutaburura none. Nibyo kabisa. Tugomba kumusubiza ubuzima none. Turamusubiza ubuzima ryari? Siko byagenze?
hari icyo nashaka kuvuga. Hari imyenda y'imbere nari nanditse ku mugozi. Nawe wari wanditse ku mugozi barayitwara. Ubwo we baragukwitaye bakwishe bakwitayeho. Kugeza n'ubu niyo ndyamye ntabwo nyasinzira. Hari ikintu gikubita mu mutwe. Kandi ntimureba akora graduation isuku yanganaga. Uko bwije nuko bucyo umwanzi agenda gutera kumagara. Tumugarure yemwe. Tukora akazi ka Yesu. Yaravuze ngo icyamuzanye ni ugukiza. Ngo yaje kwiba no kwica no gusenya no kurimbura, ariko umwami wacu Yesu yazanywe no gukiza no gutanga ubugingo kandi bwinshi. Apana bukeye kandi bwinshi. Nonaha aragarurirwa ubuzima bwe bwose, aragarurirwa ubwenge bwe bwose, kandi turategeka kubona imikorere akaba umugabo nyamugabo. Pfukama tugusengere. Imana yacu ni Imana izura, asubirana ubuzima. Ariko cyongereho ndakibaza. Icyo nashaka kuvuga, uwo muryango uri hariya ku Kimironko uturanye no kwa Grand Frère. Wabarire twihorere. Uragira ngo njye kubivuga byose? Ngaho wicecekere. Impore mama, impore papa, impore humura. Abara batindi tibaturusha Imana. Barakwisha ariko izura yahageze. Baragutabza ariko igutaburura yahageze. Bakoze umurimo wabo mubi ariko igira neza yahageze. Bari hara Kimironko ni na bene wanyu, ariko se tubagire dutese. Umunsi Imana yazoye Yosefu yaravuze ati nzabagaburira n'abana banyu nubwo mwari munyishe, ariko ibi mwabikoreye kugira ngo Imana itegure ibindi byiza. None ni muze murye munywe mumenye ko Imana yacigira neza. Niki uzababwira? Uzagira ibiro 85 nibyo bikeya. Uyu ibiro 85 azagira. Icya kabiri, guhera none diguri yawe igiye kugira agaciro. Icya gatatu, kuva uyu munsi ugiye kwitwa umugabo. Hari ikintu umwuka w'Imana ambwiye. Arambwiye ngo amaraso ye barayatwaye, igiye kugarura amaraso ye mu buzima bwe. Bibiri na 11 ni wagize ikibazo. Imyaka ibaye 10 n'ingaho ubwo 12. Kandi kuva icyo gihe diguri yawe nturigera uyikoresha. Byagenze gute tubwire? Bamaze kungira nabi gutyo, navuze ngo ntabwo nakwicara nibura ntagize n'akantu nakora. Najya mbisaba Imana, kandi Imana ko kwiza kuza kunsubiza hita ko na applyinga diplome ya kaminuza. Hano barambwira ngo kuko wize ibintu by'ubucamanza ntabwo ushobora kwigisha muri segonderi, biragoye. Ariko naje kuza gukoresha diplome yanjye y'indimi n'ubuvanganzo, nza kwigisha segonderi imyaka 2. Birangiye birahagarara. Hanyuma yaho nibwo nazakuza kwandika ibaruwa yo kubampagaritseho gatoya njya gufasha mushiki wanjye muri Tanzania. Ariko kubera ibyo bibazo byose nta n'ikintu nigeze ngeraho muri iyo myaka yose nakoze. Ariko mushiki wanjye nyine iyo myaka 3 naramufashije kuko ni umuvandimwe kandi yanyereye imbuto nta cyabaye. Ariko nyuma yaho nza kuza kureba ukuntu nakwikorera. Nyuma yaho rero nta n'ikintu nigeze ngeraho kugeza n'ubu ngubu. Mureke mbabwira ikintu gitangaje. Ndi mureba ko wagira ngo ni umusaza, ntabwo ari mukuru cyane. Ni muto cyangwa muri kugira ngo ni muzehe. Nibyo yakorewe byamushajishije. Shitani ni mubi n'abamukorera ni babi. Umva, nta rukundo bagira, nta marangamutima bagira. Umva, uzaba umuryango.
wizeye ko uzagira umuryango mugari n'abana beza b'umugisha, ukajya ukomera ubareba, ukazasaza neza, ukazagira iherezo ryiza. Urabyizeye? Ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo, ndabyizeye. Amen. Mureke dukomere Yesu amashyi menshi. Mana ndamusengeye mu izina rya Yesu, ubuzima bwe nibuhinduke nonaha. Umubiri we nutangira ugaruke, umubiri we nutangira ugaruke. Aya maboko akora uko bikwiriye, ukubayaboshye nanjye ndayabohoye, ukunyakoze n'umukozi w'Imana. Aya maboko nabohoke, azakora, azatera imbere mu izina rya Yesu. Uko tumukozeho, uko abagome bamukozeho, niko Imana y'ijuru yaremye ijuru n'isi imukozeho. Ubuzima bwe bugomba kuzuka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uko ari amagufa niko azaba inyama nyinshi. Ibiro 85 azabigendera, azagira imodoka, azabaho, azakomera. Ndagushimiye ko ugaruye mu ndahe, ndagushimiye ko ugaruye amaraso ye. Mumpa amazi, mumpa amazi, mumpa amazi nkwereke. Muzi ko nta maraso afite? Mana mu izina rya Yesu, aya ni isoko y'amaraso, akiyanywa gusa. Ndagushimiye ko uzahuye ubuzima bwe. Urakoze ko uyu munsi yatagipfuye, kandi agiye kuba umunyabwenge w'umuhanga, azicara. Mureke mbabwire ikimenyetso Imana impaye. Umwaka utaha nk'iki gihe azaba yicaye mu rukiko rw'ibanze rwa mbere. Dore uko bigiye kugenda. Agiye kuzabona ahantu basaba uwo mwanya ya applying, bazasanga bamuzi, afite amanota meza. Diguri yawe ndiri amanota yo hejuru. Meza. Ni satisfaction. Ni satisfaction. Nayo hagati. Ayo manota bazayemera neza cyane. Yo. Bazite ku Banyarwanda. Ugiye kuzabyibuha. Mbega umugabo ugiye kuba umugabo mwiza w'amatama. Mbega ariko Mana ko Imana igira neza. Urakoze mwami w'abami. Urakoze Yesu ko uyu munsi uyu nawe n'umwana w'Aburahamu. Aya ni amaraso ya Yesu ahindure muri we ibyamwicaga, abe muzima iteka ryose. Amen. Ngaho genda uyanywe, urakize, urahumanutse, ubaye muzima. Amen. Nasenze humura ngo hagarara, hagarara nawe nyakoreho. We barakwishe ureko imaka Imana ikuzuri, nta bibazo wongera kumva. Buretse ngubwire, dore umeze ngo amundi wo muri Yohana 5. Yesu aramubwiye ngo urashaka gukira. Ati reka da, ndabishaka se. Dore y'amazi yibirinduye gusa, angiyagera abandi bagira babantanzemo bakaba bamujugunyemo. Aramubaza ushaka gukira? Aterega dore na buriya marayika mu kanya ari buze, kandi nta abagira babo barahita babajugunyamo. Urashaka, ndakubaza wowe wizeye, reka ibindi bibazo byose arabikorera rimwe. Bose arabacyahira rimwe. Arabacyahira rimwe, arabatsindira rimwe, arabarangiriza rimwe. Nta bintu byo kwirirwa. Imana ntikora umurimo igice, iyo ikoze umurimo iwukorera rimwe. Wizeye? Hari umunsi umwe nakurikiranye, perezida wacu yaragiye za Ruhengeri, agiye ku bibazo by'abaturage. None hagira umuturage bari baramurengere, batwara isambu, batwara avoka, batwara umuhati, batwara ibintu byose barabitwara. Amubwiye ati ngaho nimumureke avuge. Yavuze ibintu 100 mu masegonda. Oroshya, vuga neza. Batwara umuhati, batwara avoka, batwara igiti, batwara hano na hano na runaka. Ntashobora. Umva mbabwire, Imana nubwo twavuga byinshi, izi soko y'ikibazo. Nubwo twavuga byinshi, izi soko y'ikibazo. Rero igiye gukora ihereye ku isoko y'ikibazo. Mutunga ibiganza hano tuvuga Imana imubohora iteka ryose. Mana mu izina rya Yesu ngikoraho, aya maguru ntabwo azongera kuribwa ukundi. Guhera uyu munsi arabohotse, arakize,
mu izina rya Yesu reka dukomere Yesu amashyi menshi. Muzazanire mu cyaro hehe reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ariko iri teraniro ndarigira ndeko numva nezerewe, umwuka wera yankozeho numva nezerewe, kandi gamureke mbabwire umwuka wera yadukozeho twimurwa mu isi tukajya mu ijuru. Haleluya. Nzo arimye ngo byantumbira mu ijuru, ndebayo mukiza wanjye wabikuyeho byose kera yarampogereye nuko nsiza. Ndebayo mukiza wanjye wabikuyeho byose kera ikintu gito cyane. Ndumva umwuka w'Imana mbwira ngo umuntu arimo hano arindiriye kumva inkuru mbi ngo umutima we ugahagarara, kandi afite ibimenyetso by'iyo nkuru mbi. Nahaguruke ku maguru ye, haguruka Dobi, haguruka yewe, kandi ufite amakuru y'iyo nkuru mbi, haguruka ngo ubwiye. Haguruka kandara, ndakanongera bisubiremo. Ufite amakuru yuko hari umuntu ufite ibyago, harabura sinyo kugira ngo bibe gusa, ariko Imana irambwiye ngo byari kuba imitima y'abandi igahagarara. Haguruka. Urakoze cyane, nkunze kutagoranye. Nyitaba hano, ngwino hano papa, ngwino hagarara. Kimureba nguyu umwuka w'Imana arambwiye ngo ibyago byari byasaga n'ibyakomanze iwanyu, mwaragenderewe ni nko kwa Yobu. Yobu ibyago byaziye rimwe, iyo atagira Imana yaragiye kurwara umutima ugahagarara. Imana irambwiye ngo ibyari ibyago byose Imana ibivunjemo inkuru nziza. Ibyari ibyago byasaga n'ibyakomanze Imana igiye kubinduramo inkuru nziza. Icya mbere, iwanyu mu muryango harakomanga icyamunara. Icya kabiri, iwanyu mu muryango harakomanga urupfu rwihuse. Ikiwanyu cya gatatu hakomangaga igifungo cyihuse kuko hari imanza. Hari kuwiteka niwe Mana. Ese mbabaze yemwe, Imana yacu iratabara. Murwaje nde? Ngwaje wa mwana ari mu Birigi, bamutera izintu zo mu mutwe, akaronda kugaruka ino. Ufite umwana urwaye uri mu Bubirigi? Mu Bubirigi ni hari. Kandi uyu mwanya baramuroze umwana, ubwenge bwe ntiburi gukora uko bikwiriye. Ko niko biri. Kandi ibintu byose mwaragerageje byaranze. Niko biri. Ndatangaza inkuru nziza. Ndatangaza inkuru nziza. Turatangaza inkuru nziza. Turatangaza inkuru nziza yemwe. Amen, amen. Guhera uyu munsi umwana wabaye muzima. Amen. Haleluya. 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 Niwe mwana wari ufite wenyine ucungiye ku buzima bwawe, nawe bwazaba ubuzima akagufasha. Kandi uburyo yafashwemo byaratunguranye, ibifata igice cy'ubwonko, umubiri we wose. N'uyu mwanya iyo agize ikibazo asa n'uwagiye muri koma. Niko biri. Ajya muri koma, no kumuvugisha kuri telefone ntibikunde. Telefone acakupa ntanyemerera. Ntakwemerera. Nyemerera. Uva ngo ubwire ikintu kigiye kubaho. Agiye gutega indege ari muzima, zaza yongera asubire yari muzima, ari muzima azakubwira. Amen, amen. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo nkubwire, mufite umwuka wabakubakubye wo kubambura.
ngo mushiduke ibijyanyu bisa naho bigiye ku karubanda, umutungo wanyu yoyoke ushire. Imana irawuramiye. amena. Reka twongere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Umudamu wawe yarapfuye, Ariho ari hehe? Bujumbura. Ariho ni muzima? Muzima. Ko mbona apfa mama? Aragwaye nkuko nyene ibitero ni byinshi. Awe nameze nabi, nibuze nawe wowe umeze arakomeye. We ko mbona apfa cyane, ko mbona apfa. Ibitero vya misi yose. Ari Bujumbura ubu tuvugana, ari nani? Ari Bujumbura. Mugabo atuzura amasengesho. Umuvugisha. Ariko se mwaretse dusaba Imana ntapfe, kuko urupfu rwo narubonye bari. Mana ndi watanga amahirwe. Nihagira abantu bane bahaguruka, bane bahaguruke, bane umukobwa umwe, abadamu babiri, umugabo umwe. Mureke tubwire Imana tuyihendahende, kuko donc ntabwo ari burenze. Murabona dusozi icyunamo gitangira 7 z'ukwa kane, itariki 7 z'ukwezi kwa kane yari kuzaba ari muri koma, itariki 11 z'ukwezi kwa kane wari kuzajya gushyingura. Kandi urupfu pe, mureke duhagarike urupfu ntapfi. Ese yemwe mwemera ko turi inkingi z'itorero kandi dushobora guhagarara ibintu bigahinduka? Nihagire nk'ababiri banza muri haleluya mu nguni zitandukanye, duhagarike umwuka w'urupfu, dufunge iki kirere, abeho, maze umwana natega indege aje azabasange muri babiri. Amena. Ninde wazamura haleluya? Twongere haleluya, twongere haleluya, twongere haleluya, twongere haleluya. Ndagushimye mwana ko hari icyo ukoze Yesu. Ndagushimiye mukiza, urakoze kumwongera igihe cyo kuba, urakoze kubikoze, urakoze kubirema, urakoze kubisubije mwana, urakoze kubiremye, urakoze okay. Imana imwongera imyaka 10 iyimushyiriyeho, imyaka 10. Niryari mwakoze ikintu muragikora? Haguruka. Niryari mwafashe abana bari imfubyi murabacumbikira, murabafata? Niryari? Barahize ubarasohotse no gusohoka. Barasangije amashuri, nimwe mwabafashije. Ngiye iki gitumye Imana imwongerera imyaka yo kuba n'icyo. Mwabikoze muri Bujumbura? Yego. Imana ihindura amateka, uwari umushumba akaba umwami, nta na kimwe kibunanirage nk'ibihe. Ese uri gukora iki hano mu Rwanda? Ukuri inanga urakora iki? Hano ni impunzi. Waje uri impunzi?
imirimo ni myiza. Nk'ubu Imana irambwiye ngo umubwire ngo mwibukiye ku mfubyi bafashe, barazigira barazifasha, ziriho kubera abo. Umubwire ngo muhaye imyaka mu 10 iyo icyo gusa. Hari ubwo ngewe tuziranye nge nawe, hari aho nziranye nawe. Reka tuyishimire igira neza. Hanyuma dore ikintu kindera emosiyo, imirimo yose dukora irandikwa. Bya byiza dukora birandikwa. Ndashimira Imana kwabo tubikorera nubwo batwibagirwa ntibabiha agaciro. Hari Imana ibyandika ibyo byiza dukora, kabone nabo tubikorera batwibagirwa ntibatwibuke. Turashimira Imana ibyibuka ikabyandika. Ibyo wagaburiye abantu, ibyo wacumbikiyemo abantu, amafaranga wishyuye y'ishuri, abo wambitse imyambaro, byaranditswe. Igitondo kimwe ibyibuka ikatugirira neza. Iyo Mana reka tuyongere amashyi menshi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mureke twakirane. Muze Imana ikongerera imyaka yo kubana n'umugore wawe irabikoze, kandi ikibazo mwari mufite kigendanye n'uriya mwana kirakemutse. Turi kubona ubutaka ufite i Burundi, ubutaka ufite i Burundi bari bagiye kubugutwara babuguhuguje. Ufiteyo n'inzu barwaniye kugira ngo bayitware. Siko byagenze. Guhera none igushingiye igiti, igushingiye igiti, igushingiye igiti, igushingiye. Iyita ku mpunzi, iyita ku batagira iyo bava n'iyo bajya. Iyo tugenda tutazi iyo tuva n'iyo tujya, ibitureba ngibara kurorongotana kwacu, ikabara turorongotana turiyo, ikatwibuka. Irakwibutse kandi Imana igukuye mu buhunzi iteka ryose. Tuzagwa mu buhunzi, ikuvanyemo, iragusohora. Ugiye kuzabaho udafite abakwirukangana, kuko barimo bakwirukangana birahagaze. Ntabwo uzapfa kuko umunsi wari bupfe yarakwimanye. Uko nukuri. Icarira ugubwe neza. Gusenga kwanjye kukugereho, manurama yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose bana bacu beza, musize muryoshye. Reka mbumve neza, musa n'abakubiramo, musa n'abakora mu nganzo, musa n'abakora mu
hakuna Mungu kama wewe Yawe, hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe Bwana. mwabumvishije reka tubahe amashyi barayakwiriye reka tubahe amashyi reka tubahe amashyi. Imbeho yari nyinshi yarahamusangaga, izuba ryaka ikahamusanga, izuba ryaka ikahamusanga. Yesu ahageze yitabukira, asanga uwo murwayi ababaye cyane. Yesu amubonye amenya ko amaze igihe kirekire